Mwaramutse neza, igitondo cyiza kuri mwebwe mwese bakunzi bawe, ni twongeye kugaruka mu mwanya mwiza, umwanya twese dukunda tutari bakeya, umwanya tuba twitezemo byinshi byiza, izuba rirasa, imvura igwa, kirima zitandukanye duhura nazo aho uri hose mu bice bitandukanye ku isi, nkwifurije amahoro y'Imana. Reka duhere ko nonaha rero twivugire kuri filimi y'uruhererekane twese tumaze kugaragaza ko dukunda tutari bake, ariyo Intimba ya Ravi. Ni ibintu bitoroshye noneho ku kibazo gisigaye. Ibibazo byari byinshi byo kuvana Aline mu nzira. Aline akomeza kuba ikibazo, atuma abantu batishima, inzozi mbi. Mbega Aline na Minisitiri bari indoto mbi mu buzima bwa Shema na Ravi. Aka kanya se Shema ko yabashije kuvana izo ndoto mu nzira, aragarura ate Ravi? Ravi ni umukobwa utoroshye kumvisha, ariko ni n'umukobwa woroshye kumva. Ariko se wa mugani wa shangazi wa Shema mutabeshye, ibi bintu byari ngombwa ko ababyeyi babyitambikamo? Ariko nanone bigomba kujyamo, kuko mwibuke ko uyu mukino Shema yakoze yawukoranye na Manzi nawe na mama wa Ravi. Ntabwo yigeze abibwira Shema, ntabwo yigeze abibwira Aline, ntiyigeze abibwira Ravi, ahubwo bose bicaye aho, Aline azi ko Ravi yapfuye, Ravi azi ko Shema yamwanze. Mu by'ukuri murumva ko ari intambara abigiye gusaba ko dusubira inyuma aho byatangiriye. Mwese murabizi aho byahereye. Aline ajya kuraguza bakamuha imiti, ibyo yisigaga, ishati ya Shema yatanze. Ahubwo ndabaza abantu mukuze mukurikira Intimba ya Ravi, iriya shati nta kibazo izateza hanyuma? Ese Aline nyuma yo gufatwa ubundi byagenze bite? Muze gucikwa rero, byose bibera hano kuri Win Entertainer, ubundi ukaza kureba amashusho wasobanukiwe. Wowe utarakora subscribe rero hera none wakore subscribe, like yawe ni ingenzi, comment na share, ubundi tukajya twibanira 5/5. Shema ni umusaza ubundi utajya ukunda ngo kwicuza, ariko yicujije impamvu abwiye nyirasenge wa Shema ngo bajye iwabo wa Ravi. Ese wa mugani ubundi barajyayo nk'abantu bagiye gufata irembo, barajyayo nk'abagiye gusaba imbabazi? Twibaze natwe ubwacu, tujya dufasha abashuti bacu, turabafana, baduha inyigisho zitari nkeya, ariko tujye tubafasha, tubabaze ubundi murajye mu ruhe rwego. Ahubwo nibicare baganirize bano bana, bafate Manzi, Ganza, Claudine na Didier, babaganirize abe ari bo batera intambwe bose uko ari urungano, bagende basange Ravi. Niyo mu gihe bari bariyo, nibura bo barasangayo mama wa Shema na Ravi na tante Mado yamaze gusobanukirwa. N'ubu ngubu ntabwo yapfa guhubuka ngo avuge ngo musohoka aha, mwaradutesheje umutwe, kwa kundi nyine atomboka murabizi. Babasha kubumva. Mimi mukina arawuzi, ariko mwibuke ko Mimi nawe afitanye bifu na Manzi. Manzi yaragiye hembera mu by'ubukwe ntiyamubwira, ariko urumva no gutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Nawe agomba kwiyumvamo ko bari bahugiye muri biriya. Claudine burya ni maneko nziza di. Bakozi bo mu rugo mubitondere we. Ibaze ko Claudine ari umuntu wa hafi birenze kwa papa wa Shema, ariko akagaragara nk'ukorera Minisitiri. Ye baba we, njyewe numiwe. Muribuka umunsi Claudine yafataga amajwi, twari twayobewe umuntu bayoherereje, ariko uyu munsi wa none twamaze kumenya ngo amajwi yajyaga kwa papa wa Shema. Uyu musaza bamwitondere mu bintu bigiye gukurikira. Njyewe sinkimwizera pe, gusa n'umwana mwiza. Ubuse nk'uyu mumama yeretse aha, arahamya neza ko uyu mama yaje nta muntu umukurikiye, cyangwa agiye guhita yimuka? Abantu bafite amatsiko yo kumenya ahantu Minisitiri ari, nimugende mudakoze like na comment. Umunsi w'ejo nicyo kiganiro cyo kubabwira ahantu Minisitiri yahise ahungira, ariko Aline we murabizi ko yamaze gufatwa tayari. Kuko murabizi ko uwamucikishije ni Claudine. Claudine ni umupolisi, ni umukozi wa papa Shema. Ariko se ubundi papa Shema ari gute yinjira muri guverinoma bakamuha umupolisi? Bakamuha abapolisi b'amaneko? Uyu musaza aho ntiyaba ari ikindi kintu? Niba ubyumva nkanjye nyihera like,
kuko tuzi neza ko uyu musaza ngo yari ambasaderi ariko bitigeze binabaho. None se ni gute leta imuha umupolisi w'igihugu mutaza kugira ngo wenda ni rondoboyi? Abantu barebye amafoto bakareba amavidewo y'ahahise murabizi ko Claudine ari umupolisi. Ni umupolisi apana kuza gutekereza ko ari w'abandi bita abapolisingi, oya. Uyu mwana w'umukobwa se uherereye kwa Mama Ravi akaba amwemereye kuguma aha, ntari buze guteza ikibazo we agakwirakwiza inkuru y'uko Ravi ariho? Ariko se ubundi yayikwirakwiza byatwara iki? N'ubundi nta kintu byatwara kuko impamvu yatumaga bavuga ko Ravi yapfuye n'ubundi yamaze kumenyekana. Ni Aline ushatse kumwicisha Imana igakinga ukuboko. Ntimucikwe rero, ni mu kanya tuze guhera ku biganiro byose byimbitse tukamenyana. Biya yuwe byarayayutse rwose nk'uko abyivugira ngo yapfuye ahagaze, kuko yapfuye ahagaze pe. Kora subscribe rero ubundi ntucikwe, ubundi wumve ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Hari umurundi nabonye wambwiye ngo ako kantu ko kuvuga ngo ikiganiro kuva gitangiye kugeza giheze karanyubaka, iyo utakavuze bituma numva ntakumva. Murabizi rero ntabwo ndi bubatindire, nk'uko bisanzwe ni ukubita mbangura. Uyu munsi ibintu noneho ni umwoto. Mwari mutarabona minisitiri ujyaho amapingu, ubundi mujya mumenya ahantu abaminisitiri babafungira. Uyu munsi ndaje ngo mbereke minisitiri n'umukobwa we n'umugore we bose babashyiraho amapingu. Ibaze kuba umusekirite mwari mumaranye imyaka n'imyaka kurinda ari we muntu uza kugushyiraho amapingu uri minisitiri, ari umusekirite uhemba ibihumbi bingahe? Muribuka neza ko kuva Ravi twari tutarabona umwicanyi wa nyawe. Nizere ko abantu twagiye tubana mu ma episode yagiye abanza mubyibuka neza ko umuntu washimuse Ravi ari Tito. Niba mubyibuka neza rero nicyo gihe ngo mubone Tito noneho yongeye kugaruka ari umutangabuhamya. Ese ubundi mwari muzi aho yagiye? Ese kubera iki Ange atari yatashye ubukwe bwa mukuru we Aline? Byose rero ndaje mbibabwira kuko ubukwe yari ari kubukurikira. Murabizi ko Tony we yari ahari kandi ari fiyanse wa Ange, yari yambaye kamera ku mufuka. Abantu mutabyibuka neza musubire mu ma episode yabanje murebe kamera ku mufuka w'ikote rya Tony. Bavuze ati ngira ngo nataha ubukwe bwa Aline na Shema kuko ntago mbashyigikiye. Ganza akomeje kuba bucuradi, ibaze ko agiye kubyutsa muzehe, umusaza arabwica. Noneho turebe ko umuzehe ari bumwumvira akamukingurira nka bucura. Ni ibintu bikomeye. Mama Shema mu kimwaro cyinshi no kuva muri shock, murabizi ko yari yafentinze ku munsi w'ejo, byamunaniye neza agafata umugozi akiyahura. Ariko mu gihe yajyaga kwiyahura murabizi neza ko abahungu bose bari bagiye kwa Papa Shema, ariko hagobotse umwana w'umukobwa Dede umwe wadekoreye Aline, asanga Mama Ravi agiye kwiyahura. Mama Shema n'agahinda kenshi ati simfite ukuntu nareba mu maso ya Kalisa, nta nubwo nkeneye kumwumva cyangwa kumubona. Ese wari butinyuke atera intambwe aze hano, cyangwa n'igira butinyuke nkamusanga ahari? Ati sinkeneye gutera intambwe ngo muvugishe, simfite icyo namubwira, simfite n'icyo navuga, simfite n'icyo nabwira abahungu be nababwira icyo twapfuye. Hey, aho amabanga yandi ntamaze kongera kugaruka. Yibaze ko tutari tuzi ko Mama Shema hari icyo yapfuye na Papa Shema. Twari tuzi ngo ni ikibazo cy'uko yamuciye inyuma gusa, ariko arivugiye ngo kuba naramuciye inyuma gusa ntabwo bihagije, ni byinshi nakoze ntazi ko yambabarira mu maso y'abahungu banjye. Uruganda rurarikoze rero narwo rero. Ganza yari ataramenya imitungo se atunze yose, aje kumenya ko hari n'uruganda minisitiri yabahejeje, yarutwaye akarugira urwe kandi ari urwa Papa Shema. Ganza noneho arica umuntu. Shema, Manzi na Claudine mu migambi yo kujya kwiyunga na Ravi irakomeje. Ravi na tante we Mado nabo bakomeje kwiseka ibyo bakoreye mu bukwe butari ubwabo. Ariko rero nanone Ravi aragira ati sinari butume Shema bamutwara nubwo ntakimukunda. Ese koko ntakimukunda? Ibaze ko yicaye akamukumbura. Ntimucikwe rero kubw'intambwe ya mbere Shema ateye Ravi kwihangana bikamunanira akamuhobera.